93 sohoka mfite 31 gereza yitwa Isheri. Uwo munsi nasohotse mfite 31 nibwo nageze ku Kimisagara kuri Electrogaze nsanga umuntu arimo aracuranga radio Sonoteke mpita nyimwiba irimo no kuvuga nyimutwara ari kumwe nayo. Uko cy'umunyabyaha atinya cyo kizakugeraho. Itatumye aya makorari aza yambaye uniformo, itatumye abashumba baza mu giterane, icyatumye ibi byuma bigera aha, icyatumye umuhanzi n'umwigisha bagera aha ni ukugira ngo tuburire umunyabyaha tumubwire ngo ngo mu biyobyabwenge wegera Imana. Nicyo cyatuzanye kugira ngo tubwire umupagani uwo ari we wese ngo hunga uve mu byaha wakira imbabazi z'Imana. Kuko mu gihe ugikora ibyaha, mu gihe ugisambana, mu gihe ukiba, mu gihe ukinywa urumogi, mu gihe ukijya kuraguza, mu gihe ugifite imiti yo mu bapfumu, nta mahoro uzaba. Barakwega ngo bakwege, ipantaro ihita izamuka ihita igera mu mavi, karuvati irarereta n'amarinete yitura hasi. Nibaga nambaye karuvati n'ikote, kuva na kera nkiri n'igisambo nabaga nambaye ikote nambaye na karuvati, mfite na agenda nini nk'iya minisitiri. Ntabwo naba narambaye karuvati ndi igisambo ngo mbere kutayifunga nkorera chef d'état major umukuru witwa Yesu. Niyo nigisha niba turemba nambaye karuvati, niyo nigisha korari nijoro yasenze mba nambaye karuvati. Barakwega ngeze ku kiraro cyubatswe n'abasirikari kiva mu gatata kigana muri ofisi, barakwega cyane bakweze ipantaro ihita ishwanyagurika bajya kumfunga nambaye agakabutura konyine k'imbere nafunze na karuvati. Urumva icyo gisabo? Bibiliya iravuga ngo umunyabyaha wese agushije ishyano. Ngo ngere muri ofisi nsanga inspector arimo yambaye civil. Inspector muri polisi aba yambaye inyenyeri ebyiri ariko mu gisirikare aba yitwa lieutenant. Akinkubita amaso ahita abwira komanda atuniyo wanyitse. Komanda ahita amubwira tuni igisambo ruharo. Bazana igitabo banyandikaga. Nitwaga Rasta kandi nta musatsi ngira. Barabara bati Rasta kwibisha ikaramu, gutanga akazi ntako agira, gusoresha abaturage adakorana na leta, mukino witwa iz'ubwenge, garuka usubire, ukodesha amazi atarayange, gutera igishyimbo cyo bita kubukisha inka amaboyi. Barabara basanga mfite dosiye 21 muri polisi. Bangubise inkoni zo mu birenge ndirahira ndata na mama n'abakwane kote muri ruri. Bati dini ntari bahama. Ibyo byambaga iwacu dukijijwe. Ariko mama n'abashiki banye nibo bakijijwe kera. Witwa Nyiraneza na Mugiraneza na mama umbyara nibo bakijijwe kera, data wakijijwe nyuma. Ngira ngo yakijwe hagati ya 2009 na 10. Barakubita ntidata mama n'abashiki banje n'abarakore bati dini ntari bahama. Saa 9 z'amanywa barampakira bantwara Kicukiro bamfunga amezi 9 mfite ibiro 93 nsohoka mfite 31. Gereza yitwa Isheri. Kandi nudakizwa peri gereza iragutegereje. Umurumaji wabaye umumenetse wabaye Rastame n'amaso yaramenetse nudakizwa. Polisi irakugeza ejo bundi pe. Ugambirira kwicana n'uwo mwashakanye nudakizwa. Polisi iragufunga burundu. Wiba abaturage inkoko warazijengereje, warazimaze, ibitoki warabitemaguye, imboga z'abaturage wirwa uziba, wirwa udaha ibishyimbo by'abaturage iyo byeze, turakuburiye nutakira agakiza gereza iragutegereje. Uko cy'umunyabyaha atinya nicyo kizamugeraho. Saa 9 z'amanywa barampakira abantu Kicukiro bamfunga amezi 9 mfite ibiro 93 sohoka mfite 31. Gereza yitwa Isheri. Uwo munsi nasohotse mfite ibiro 31 nibwo nageze ku Kimisagara kuri Electrogaze nsanga umuntu arimo aracuranga radio Sonoteke mpita nyimwiba irimo no kuvuga nyimutwara ari kumwe nayo. Tuganire ubundi mwakijije mwihanye gukora mu nkono no kurya ikijumba batakibahaye mwe Yesu yabafashe ritarareba. Nageze ku rwego nyura muri quartier nkumva induru ziravuze, nkumva abadamu n'abakobwa baratate bati arabwenge batabyumva bati imvura yaguye bagahana sinye imvura yaguye kandi izuba ririmo kuva. Ariko man warakoze kumba bari aba Yesu yakijije ibyaha nimwongere mu muramburira amaboko mumukomerana amashi. Umuntu yigize kumbwira 2008 arambwira ngo ntukajya wimena inda ngo kwirwa ubwira abantu ko ari igisambo ngo burimo kwiteza bizi. Kwimena inda iyo nyimenye se kari yanjye ni yawe. Arongera arambwira ngo nta n'umukobwa uzabona umukobwa na Yesu yarambengutse nkanswe vuba.
izo munsi ntereta Jacqueline Nyirangiro nsanga n'umuririmbye ku Gasabo ko ngewe ntuye iyereka kuri Dove Hotel nubwo nsengera ku Muhima ariko madamu we asengera ku Gasabo ku itorero ryitwa ku Mukenke n'umuririmbyi wabo. Munsi mutereta namusabye urukundo nari nsanzwe afite telefone ye ndamuhamagara ndamubwira ni igihe cyo gukora ubukwe ko cyenda kugera uranyemerera nsakugira umugore. Arambwira nge namuterese kijyama ntabwo nigize ntereta nkuko wateretse. Arambwira ati subiramo ni igihe cyo gukora ubukwe ko cyenda kugera uranyemerera nsakugira umugore. Arambwira ati ahubwo waratinze kubimbwira nuko ubukwe bwahise butaha. Nubu nandikiye kumuhamya gatatu mu cyumweru iyo kumuhaye akuramo amarinete akarira ati ndashimira Imana yakumpaye ati yo nkubengana ariko mfite abadayimoni nk'icyatanu akarira ntirira shaye kidamange ntirira Yesu Bibiliya banga umuntu yari muri Kristo Yesu ababaye cyaremwe gisha ibya kera bikaba birashize. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 17 urumogi ruragenda ubwesikoro bukagenda ubusinzi bukagenda kurwana bikagenda umuntu agahinduka icyaremwe gisha. Ntibarenga aho ngaho rwose ndaje ndagana ku musozo kuko iyo uzakora igihe kirekire uvuga ibintu bike kandi ushaka gukundana nabo uhagaze imbere ubava imbere bakigukumbuye. No muri teoloji habamo amasomo 5 shakana navuga mabi cyangwa 3. Irya mbere ni uguhabwa 40 ugasigazamo 7 ukava imbere y'abantu bakigukumbuye. Irya kabiri ni ukudahabwa iminota ngo utangire wivovota ngo ni mike kandi wari ufite ibintu byinshi na Yesu yagiye atabirangije. Irya gatatu ni ukudahabwa umwanya ngo wiperezante ngo uvuge ngo naturutse ku Muhima ngo nderekwa nyoboye abagabo ngenzi bo 10 na bingahe. No, ingunguru yirangira ibiri mu busa. Ndihuta cyane umunsi ntazibagirwa ni umunsi nafatiwe munsi y'igitanda cy'umugore n'umugabo.